Shimiye Imana cyane iduhaye aya mahirwe yo kugira ngo tuganire ijambo ryayo, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ni umugisha utangaje cyane kubona Imana mu rukundo rwayo umunsi ku munsi itugenera ibidutunga mu by'ubuzima, ariko kandi ikanatugenera n'ibidutunga mu bya mwuka ndetse mu gihe kigoye nk'iki cyane, kuko izi neza yuko tutihagije, izi neza yuko tutabasha kugira icyo tugeraho tutari kumwe nayo. Imana mu buntu bwayo yaduteguriye iyi gahunda, nta gushidikanya icyubahiro kibe icy'Uwiteka. Ejo twarebye icyiciro cyiza cyerekana birangiye zirindwi, ndetse twabonye ko turi mu ya gatanu iri gushyira iya gatandatu y'akarengane, ariko ubwoko bw'Imana buzatabarwa, iya karindwi ikavugwa mu ijuru. Imana itubwira ngo noneho twabayeho mu kwizera, ariko tugiye kubaho turebesha ibintu amaso, ibyo twizeye none tugiye gutangira kubiviva, tugiye gutangira kubibaho. Uyu mugoroba nabwo tugiye kwigana icyigisho kindi cyiza kiri budufashe, icyigisho kitwereka yuko muribuka neza kubo twiganye ejo. Ubwo nutarabonye icyo cyigisho nyine cyabanjije iki aze kugishaka, ari uje none ahari n'uzakireba nuzakurikira nyuma. Twabonye yuko kugira ngo muri birangiye gatanu, kugira ngo Imana ifate umwanzuro, nuko haba hari icyemezo cyangwa se ubutumwa bwiza buba bwabwirijwe, ubutumwa bw'amarayika batatu. Noneho ubwo butumwa bwahishura ubwiru bwari buhishe, noneho umuntu agafata position, agafata uruhande, urwo ruhande umuntu afashemo bikaba bituma hafatwa icyemezo nyine cy'uko umuntu aguma mu mugabane wabazaraga ubugingo cyangwa se awukurwamo. Rero icyigisho cy'uyu munsi n'uburyo kirashingira ku cyigisho cy'ejo. Ni icyigisho kitubaza kiti, none se ko abantu batari gufata uruhande, ko mu bigaragara abantu batarimo barabazwa n'ubugingo bwabo bugenda kurimbuka, ese ni ubutumwa bwiza bwatsinzwe? Ni ikibazo dukwiriye kwibaza. Ese ubutumwa bwiza bw'iteka ryose bwananiwe gukora umurimo wabwo? Ese icyo kibazo ni ingenzi yuko tukibaza cyangwa ntabwo ari ingenzi? Iki kibazo ntekereza yuko ari ingenzi yuko tukibaza, kuko niba turi mu gihe cy'irangira ry'imbabazi, turi mu gihe nk'uko twabibonye, turi mu gihe cyo guca urubanza. None kuba abantu batarimo barafagara mu mugabane mwiza ngo bajye mu mugabane abazaraga ubugingo ari benshi, ese ni ubutumwa bwiza bwananiwe gukora umurimo wabo? Ese ubutumwa bwiza bwaratsinzwe? Nubwo umuyobozi wa gahunda dusengeye, munyemerere twongere twiragize Imana mbere y'uko dutangira icyiciro cyacu cy'uyu mugoroba. Reka duce bugufi, buri wese ahere Imana icyubahiro aho ari, maze dusenga Imana. Mana yacu, turagushimiye cyane, izina ryawe ryiza, izina ryawe kiranuka rihabwa icyubahiro. Turakwiragije nyagora ku ngoma, turagusabye ngo uze uvugane natwe nk'uko wabisezeranye mu ijambo ryawe. Ngwino utwigishe iby'ubwiru bwawe Nyagasani. Dore ubutumwa bwiza nibwo bugomba gutera abantu gufata icyemezo, ariko kandi ntabwo abantu bari gufata icyemezo. Ese ubutumwa bwiza nibwo bwaba bwaratsinzwe? Ese ubutumwa bwiza nibwo bwananiwe gukora inshingano yabwo, cyangwa hari ikibazo kiri ahandi? Dufashe ubwo tujye kwiga icyigisho kugira duhishurirwe iby'ubwiru bwawe, duhishurirwe ipfundo ry'ikibazo kiri gutuma umugambi wawe utagerwaho, bityo aho twabigizemo uruhare utubabare dutere kwihana. Kandi ku maherezo y'iki cyigisho utere buri muntu wese ugikurikiye live ndetse n'undi wese agikurikira nyuma gufata icyemezo cyiza cyo kwiyegurira. Usabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko twabibonye ejo nimugoroba, ubutumwa bwiza nibwo butuma umuntu, iyo bubwirijwe ubutumwa bw'amarayika batatu, nibwo butera umuntu gufata icyemezo. Muri birangiye ya gatanu, rero muri kino gihe cya nyuma turimo, hari imbaraga eshatu zirimo zirakora mu buryo bw'igitangaza. Munyemerere tujyane mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 16 umurongo wa 13 tumanukire ku murongo wa 14. Ndabasabye mutangire icyigisho, wihangane ukuri iki cyigisho kugera ku musozo wacyo, kuko ku musozo w'icyigisho nibwo turi bwumve neza ipfundo ry'ikibazo. Ndagusabye muntu kuri iki cyigisho nawe uzagikurikira, wowe utanga icyigisho rwose ufata umwanya wawe ugikurikire kugeza ku musozo, beza kugira umumaro. Ibya 16:13-14 handitse ngo, nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka, uyu ni umugabane wa mbere, no mu kanwa ka nyamaswa, uyu ni umugabane wa kabiri, no mu kanwa ka muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu mibi isa n'ibikeri, ko ari imyuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahururize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Ku bantu twiga icyigisho cy'ejo,
muri ko twabonye neza yuko birarangiye gatandatu izavugwa ishingiye kuri iri somo, kubera yuko uko abantu bumva ijwi ry'Imana rihishura ubwiru bw'Imana bwari buhishwe muri birangiye gatanu, bibatera gutuma hazabaho iyi ntambara, kuko abatajya mu ruhande rw'Imana baza kurwanya bafashe umugabane wo kuba mu ruhande rw'Imana. Izi mbaraga eshatu cyangwa se aba bantu batatu cyangwa se iyi myuka itatu irimo irakorera hamwe kugira ngo yibumbire hamwe izasohoza umugambi wabo. None ndifuza yuko nubwo wenda nzi yuko abantu benshi bashobora kuba barize aya magambo n'ubuhanuzi, ariko munyemerere twongere tuyarebeho gato cyane kubera ko hari icyo tugendereye. Munyemerere tudekode cyangwa se dufungure ubwiru buri muri iri somo. Ese ikiyoka ni iki? Cyangwa ikiyoka ni nde? Muri iyi minsi imperuka imyuka mibi niyo iri gukora cyane. Ikiyoka ni nde? Mu Byahishuwe 10:19 ni isomo abantu benshi dusanzwe tuzi, ariko ndifuza yuko tuza kubirebera ibirenze ku buryo dusanzwe tubizi. Ibyahishuwe 10:19 yatubwira iti cya kiyoka kindi kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi nande na Satani, aricyo cyo by'abari mu isi bose nuko kirwa mu isi abamareka bacyo bajugunyanwa nacyo. Bibiri tubwiye yuko ni itanze definition, bibiri tubwiye yuko ikiyoka ari Satani, ikiyoka ari umwanzi. Ariko munyemerere hejuru ya Satani, hejuru y'umwanzi, kongere duse nabimbika gato kugira ngo turebe tuti Satani ko atagaragara, Satani ko tudashobora kumukoraho, ese kandi tukaba turi mu gihe cy'ubuyobe, ese Satani arimo arakora ate? Munyemerere twongere tujye mu Byahishuwe muri kino gice turebe duhere ku murongo wa 3 kugira ngo twumve neza imikorere iki kiyoka cyatangiye ryari, imikorere yacyo yari iyihe dushingiye muri ubuhanuzi bwa Byahishuwe 2:9 batubwira Satani kandi koko nibyo, ariko mureke twimbike gato ko Bibiliya isaba kwimbika. Usomye neza uhereye ku murongo wa 3 batubwira ngo mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini aricyo batubwiye cyitwa umwanzi na Satani, gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7. Umurizo wacyo ukura 1/3 cy'inyenyeri zo kwijuru uzijugunya mu isi. Icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukwaga, kugira ngo namara kubyara gihere ko kirya umwana we kimutsotsobe. Abyara umwana w'umuhungu uzarageza amahanga inkoni y'icyuma, umwana we arasahurwa ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Ndifuza kubabaza, ntabwo rwose bisaba umuntu kugira ngo abe yarize theology kugira ngo asobanure cyangwa se asubize kino kibazo. Boya ni ikibazo rwose umuntu wese byamworera kugisobanukirwa. Uyu mwana w'umuhungu uri kuvugwamo hano uzarageza amahanga inkoni y'icyuma, uyu mwana iki kiyoka cyari gitegereje yuko namara kuvuka gita kimurya kikamutsotsoba, uyu mwana ninde uri kuvuga Byahishuwe 2? Uyu mwana ninde? Kuko gusubiza ibi biraza kutworohera kubyumva. Uwitwa Prince Nkuru ati ni Yesu, Moise ati ni Yesu, Divine ni Yesu, Dan ni Yesu, murakoze mwese, Vika ni Yesu. Abantu mwese ibyo muri gusubiza nibyo, Imana ibahereze umugisha. Ubwo ndi kureba kubakurikiye kuri Zoom, ariko n'abakurikiye kuri YouTube, sorry ntago ndi kwareba, ariko namwe nekeza nta gushidikanya ko mwese mwasubije yuko ari Yesu, kandi nibi mwasubije nibyo. None ikibazo, uhereye mu itangira ukageza mu Byahishuwe, haba hari ahantu tubona Satani aza agashaka kurya Yesu, agashaka kumutsotsoba, cyangwa haba hari indi medium, haba hari undi muyoboro yanyuzemo avuga ati nanjye ntegereje uwo mwana uzavuka, byo namara kuvuka nzaze mwice? Muri Bibiliya haba hahari? Prince ati ntabwo ari Satani, ahubwo yanyuze muri Herode. Yego, umutoni ati ni muri Herode. Nibyo, mwese ibyo muvuga nibyo, murakoze cyane. None ko Satani ubwe ntabwo ari we waje kwica Yesu, oya, ahubwo Herode niwe ashatse kugenza gute? Kwica Yesu. Kandi biri tubwiye yuko hano ikiyoka nicyo cyashatse kugenza gute? Kwica Yesu. Niko Bibiliya itubwiye. Ikiyoka nicyo cyashatse kwica Yesu. None icyo kiyoka twatumenyereye yuko Bibiliya tutubwiye neza, tubwiye ati icyo kiyoka ni ya nzoka kire tw'umwanzi nande na Satani. Iyo ni definition ya mbere. Ariko dushingiye ku Byahishuwe 2:3, ibitekerezo byacu bishobora kwihuta cyane, bishobora kujya mbere, tugasanga neza yuko hari undi Satani yakoreyemo, nubwo rwose wari wihishe inyuma ari Satani, ariko hari utari Satani, uwo ninde? Ni Herode. Niba kuri Yesu yari Herode,
reka tubisome kugira ngo Bibiliya ihamye ibyo turimo turavuga. Muri Matayo igice cya 2 kugeza kwa 2 handitse ngo Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bagiye Yerusalemu, barabaza bati, umwami w'abayuda wavutse ari hehe ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba none tukaba tuje kumuramya? Umurongo wa 13, bamaze kugenda abanyabwenge, marayika w'Imana arazabonekera Yosefu mu nzozi ati, byuka ujyane umwana nyina uhungire muri Egiputa, ugumeyo ugeze aho nzakubwirira, kuko Herode agenza umwana ngo agenze ate? Agenza umwana ngo amwice. Mu yandi magambo, Herode arashaka gusoza ubuhanuzi bwo mu Ibyahishuwe 12 buvuga yuko yacunze umwana kugira ngo namara kuvuka agenze gute? Amutsotsobe. None Herode ahagarariye ubwami buhe? Urakoze cyane twafire Matayo yanyuze mu buyobozi bwari buri. Ubwo buyobozi ni ubuyobozi bwa politiki, ni ubuyobozi bw'isi. Reka tubivuge mu mvugo igorohera umuntu wese kubyumva, ni abanyapolitiki bari bariho icyo gihe. None ikiyoka nubwo gishushanya Satani, ese muri kino gihe ikiyoka nicyo kindi kiba gishatse gushushanya? Ni iby'ukuri ko ikiyoka gishushanya Satani, nta gushidikanya. Ariko niba ikiyoka cyarashushanyije muri kiriya gihe, niba umwami wariho cyangwa politiki yariho icyo muri icyo gihe ari Satani yakoreyemo, ese Satani cyangwa ikiyoka muri kino gihe cyaba gishushanya politike zo mu isi? Cyane rwose. Ibitekerezo byacu biramutse bizamutse bikegera imbere, twahita dusobanukirwa neza yuko ari cyo shushanya. Mu bikurikire biraza kudufasha. Reka twifashishe indi somo kugira dushobore kubyumva neza. Matayo igice cya 2 umurongo wa 16 handitse ngo Herode abonye yuko yatengushwe n'abanyabwenge ararakara cyane, aratuma ngo bice abana b'abahungu bose bari Betelehemu no mu misozi yose iri bugufi bwaho, bamaze imyaka 2 n'abatarayimara, nk'uko yageranyije igihe asobanurira n'abo banyabwenge. Numve ko Herode koko icyo yaragendereye ni ukwica Yesu. Mwibuke neza, ikiyoka Bibiliya yatubwiye ngo ikiyoka ni Satani mu Byahishuwe 12:9, ariko dushingiye mu gusohora kubwo buhanuzi umugabane wabwo wa mbere savukira mu isi, ikiyoka gishushanya abami bo mu isi. Kandi muri kino gihe abantu barimo bararamya ikiyoka. Bibiliya tubwiye yuko abantu bazaramya ikiyoka, sibyo? None muri kino gihe abantu baba bari kumvira ubutegetsi bwo mu isi kurenza ukuntu bumvira Imana. Ahari bakavuga bati, pe ibyo papa budutegeka ntabwo twe tubyumvira. Dusenga ku cyumweru, ntidukora indurgensiya, ntitujya muri misa, ntitujya Eucharistia, ishushanya umubiri wa Yesu wihindurije, bakoze bamanuye mu mugati, ntago dusenga bapfuye. Rwose ugasanga abantu pe baravuga bati, twebwe tuzi yuko ikiyoka ari Satani. Ariko Bibiliya dushingiye kuri ubu busobanuro bushyashya Imana iduhaye, tubona yuko hari ikiyoka kirenze, hari ikiyoka gifite ubundi busobanuro burenze ubwo tumenyereye. Abanyepolitiki bo mu isi. None abanyepolitiki bo mu isi baba bategeka abantu b'Imana ibintu uyu munsi bakabigenderamo, bakanyuranya n'imitima nama yabo, bakanyuranya n'iby'ijambo ry'Imana ryavuze, kandi ibyo bigahwana no kuramya ikiyoka. Ko kuramya ni ukumvira. Narabasabye nti muri iki gihe muzihangane ikintu cy'umweru cy'amasengesho. Nafashe igihe ubwanjye nsengera iyi gahunda, nsengera buri cyigisho ku buryo rwose nasabye Imana kugira ngo n'amajwi cyane ikindi kintu cyose cyampuza kizaveho. Nzi neza yuko Imana izaduha umucyo wisumbuye muri buri cyigisho cyose muri kino cyumweru tuziga. Ndamya nta gushidikanya yuko ibi bintu tubonye ari ipfundo rito cyane rishobora kuba kwa alerta abantu b'Imana, kugira ngo n'uwaguye Bibiliya nk'uko ibivuga yibuka aho yaguye agenza ate, yihane. Ntago kuramya inyamaswa, ntago kuramya ikiyoka burya ari ukumvira upapa gusa, hoya no kumvira leta zo mu isi zigutegeka kunyuranya n'ibyo amategeko umutima nama w'Imana usaba. Ibyo bwabyo ni ukuramya ikiyoka. Abanyabwenge ko Herode yababwiye ngo nimaze nimara kubona uwo mwami wavutse muhindukire muze mumbwire nanjye ngende muramye. Abanyabwenge bumviye umwami cyane ntago bamwumviye. Abanyabwenge bumviye umwami, bumviye Herode. Uwitwa Denati baramwumviye, oya urabeshya. Abandi bose basubije iby'ukuri, ntago bamwumviye, kuko umwami yarabwiye ati nimurangiza muhindukire muze mundamye.
ariko bari bafite inyenyeri bayobora, kandi biravuga ngo abahindura abandi ku gukiranutsa bazarabagirana nk'iki, nk'inyenyeri. Daniyeli 12:3. Bari bafite umeze nk'umuvugabutumwa ubayoboye, mu yandi magambo ni Imana. Bibiliya yagombaga kubayobora, kuko niyo yababwiye iti ntabwo yasubije inzira yabazanye. Ijwi ry'Imana ryarababwiye ati ntabwo mugomba gusubira inzira yabazanye. Murakurikiye? Urumva yuko hari igihe biba ngombwa yuko tutumvira ubuyobozi bwa leta zo. Ntabwo ndi kubagumura mu nyumve neza, nta mundi kugumura hano, ko kumugumura nta nyungu n'imwe nabibonamo, ariko ndagira mbamenyeshe yuko dushingiye ku byanditswe byera, ntabwo ari twe ba mbere leta zo mu isi zaba zidusabye ngo dukore ibintu tukabyanga, kandi kutabimvira leta bikaba atari icyaha, ahubwo kumvira iyo leta bikaba bihwanye no kuramya ikiyoka. Murakurikiye neza? Ikintu cyumvikana kiraza kudufundurira ipfundo ry'icyigisho gitubaza ngo ese ubutumwa bwiza bwaratsinzwe? Ese ubutumwa bwiza bwananiwe gukora umurimo wabwo? Uko Imana yabwiye abo bantu iti oya ntimwumvire ikiyoka, ko muri kiriya gihe Herode niwe wari ikiyoka, kuko Herode nashaka gutsotsa umwana ngo amurye. Herode niwe wasohozaga ubuhanuzi bw'Ibyahishuwe cya 12. No muri iki gihe hari igihe abantu bahanga amaso yabo cyane ku kuvuga ati ubupapa, koko ubupapa murakora ibitangaza, burimo burasohoza ubuhanuzi bw'ibyavuzweho mu buryo bwuzuye, ariko kandi leta zo mu isi nazo zirimo ziratuma abantu baramya ikiyoka mu buryo burendirekite, kuko leta zo mu isi ziri gutegeka abantu kunyuranya n'iby'ijambo ry'Imana ryagenje gute ryavuze. Kandi uko kumvira leta zo mu isi bigenderanye no kunyuranya n'icyo Imana yavuze, ibyo bintu bihwanye no kuramya ikiyoka, kuko ni ukumvira ikiyoka. Ntabwo ikiyoka ari Satani gusa, ikiyoka na leta za hehe zo mu isi. Ndiza nagushidikanya yuko iyi ngingo igenje gute yumvikanye. Ntabwo aho ari ahantu hambere honyine Imana yavuze yuko leta zo mu isi ari ikiyoka. Oya, reka, kuko Bibiliya iravuga ngo tugomba kugira umuhamya umwe cyangwa babiri. Reka tugenzuze ibyanditswe kugira ngo turebe tuti ese tukaba turi kwibeshya cyangwa tukaba turi kuvuga ukuri. Ezekiyeli 29:2-3. Ezekiyeli 29:2-3 aranditse ngo mwana w'umuntu, erekeza amaso kuri Farawo umwami wa Egiputa, umuhanurire ubwe na Egiputa hose uvuga uti umva uko umwami w'Iteka avuga ngo dore ndakwibasiye Farawo umwami wa Egiputa, wakiyokawe kinini. Iyo tuza gukoresha ubusobanuro bwo muri Ibyahishuwe 12 tubusobanuje Matayo 2, twari bugire ngo ahari ni ubusobanuro bwa muntu, ariko Bibiliya ubwayo Ezekiyeli 29:2-3, kuko biri risobanura, batweretse yuko Imana ubwayo yatumye Ezekiyeli amubwira uti genda uhanurire Farawo umwami wa Egiputa, umubwire uti ndakwibasiye Farawo umwami wa Egiputa. Mu yandi magambo sinonime cyangwa n'izina ryawe witwa ikiyoka kinini. None ikibazo, ikiyoka kinini biracyari ubusobanuro bwa Satani gusa, cyangwa ikiyoka kinini ribasha kuba ari izina ry'abami ba leta zo mu isi zigomeka kuri gahunda y'Imana? Tugomba kwiga Bibiliya, kubera yuko iki ntabwo ari igihe cyo gukina. Iki ni igihe cyo kugira ngo twimbike mu byanditswe, kuri buri ngingo tube dufite impamvu z'ukwizera kwacu. Iki yoka ntabwo ari Satani gusa, ubwo ni ubusobanuro bw'ukuri, ariko n'ubusobanuro bwa cyana. Nibyo Pawulo yitaga ni amata yo mu bya mwuka, ariko tugomba no kwigira imbere kugira twe komeza kuramizwa amata. Murabona yuko leta zo mu isi iz'abantu benshi uyu munsi bagenda bitsindishije batariko, nose tugomba kumvira ubuyobozi, nose tugomba kumvira icyo leta ntizashyizweho n'Imana. Ndabyemera koko, ariko ntabwo twahamagariwe kuramya ikiyoka, ko kuramya egal kumvira. Kubera iki Imana yise Egiputa ikita Roma pagani? Ko mu gihe cya Yesu Herode yarahagarariye ubutegetsi bwa Roma pagani, yayoboraga muri kiriya gihe ko Roma Kristo yari tarabaho. Kubera iki Roma pagani na Egiputa Imana yazise, izo leta zombi Imana yazise ubwami bw'ikiyoka? Ubwami buhwanye neza na Satani. Ni ukubera ingingo ebyiri cyangwa eshatu. Ingingo ya mbere nuko Roma pagani na Egiputa byombi byari ibihugu byigometse ku mategeko y'Imana. Ndagira ngo ibintu bitatu mubyumve, kubera ko uyu munsi nibyo biyoboye leta hafi ya zose zo mu isi, niba atari na zose. Icya kabiri nuko ibyo bihugu byombi byari ibihugu byarenganyije ubwoko bw'Imana. Icya gatatu nuko ibyo bihugu byombi byari ibihugu byahisemo imyizerere yo kwiborwa n'imyuka. None dushingiye kuri ibi bintu bitatu, ndagira ngo mumbwire igihugu gifite umwihariko kuri ibi bintu twavuga tuti iki gihugu cyo kirakiranutse, iki gihugu cyo kiratunganye, iki gihugu cyo n'uburuhukiro cyane ubuhungiro bw'abantu b'Imana.
ese ibihugu byo mu isi byose byaba byarigometse ku mategeko y'Imana muri iki gihe, yego cyangwa oya? Ese ibihugu byo mu isi byose byaba byiteguye kurenganya ubwoko bw'Imana, cyangwa se byaba n'uyu munsi bigenda birenganya ubwoko bw'Imana by'umwe cyangwa ubundi, yego cyangwa oya? Ese ibihugu byo mu isi uyu munsi abayobozi babyo baba bafite abantu bayoborwa n'imyuka ari bajyanama babo, aribo uyu munsi mu masengesho y'ibihugu, cyane ko ubona ibihugu byinshi bisigaye byaradukiye gahunda ngo yitwa iy'amasengesho, uyu munsi biyobowe na gahunda za purpose driven programs z'ubuyobozi bwo kuyoborwa n'imyuka, ababiri inyuma ari abantu bayobowe n'imyuka, yego cyangwa oya? Oya. Abajyanama b'abayobozi hari ubishyize muri commentaire bakaba ari abajesuite. Urakoze cyane Wilson. Spiritisme iraganje ahantu hose, aho abantu bayobowe n'imyuka kugeza ubwo abantu batagikoresha na conscience yabo, byibura ukabona ugagira ngo abantu ukibaza koko aba bantu nubwo wenda babura umwuka w'Imana, ese koko byibura nta nubwo umutima nama wabayobora, ariko kubera ubuyobozi kuyoborwa n'imyuka abantu ukabona leta zo mu isi, mu mbabaye n'umenye politike, icyo magazeho n'icyo Imana yavuze, ndi kugira ngo tuzamure intekerezo zacu dutangire kurebera ibintu mu yindi dimension. Ikiyoka twamenyereye kugitangira ubusobanuro bwa Satani, ariko ikiyoka nshingiye ku magambo make twize muri mugoroba, ikiyoka kirenze Satani. Leta zo mu isi uyu munsi zahagaze mu mwanya kubwo kurwanya amategeko y'Imana, kubwo kurenganya ubwoko bw'Imana, kubwo kwitegura kuyoborwa n'imyuka. Ibi bintu bitatu birahagije kugira ngo leta zo mu isi zibe zujuje ibisabwa kugira ngo Imana izite ubuyobozi bw'ikiyoka. Satani muri iki gihe ari gukoresha ubwo buryo cyane kugira ngo ayobye abantu b'Imana. Ntabwo ari ikiyoka gusa kirimo kirakora muri ubwo buryo, oya, twabonye ko muri iki gihe giheruka hari imbaraga eshatu, cyangwa hari key players, hari abantu batatu barimo barakina neza umukino wabo kugira ngo basohoze neza icyo Imana bavuzeho. Ariko abo bantu batatu nubwo aribo tujya dutindaho cyane, ikibazo n'ubundi tukiri kwibaza, nababwiye turi buze kubona igisubizo ku musozo w'iki cyigisho. Ese ubutumwa bwiza bwananiwe gusohoza umurimo wabwo? Kuko ubutumwa bwiza nk'uko twabonye nibwo marayika ufite ibaba, ufite wino ku itako, ategereje yuko iyo ubutumwa bwiza bubwirijwe abantu bafata icyemezo maze akavugwa birarangiye mu ijuru. Abakurikiye icyiciro cy'ejo mwarabibonye. Kuba uyu murimo utari gukorwa ni uko ubutumwa bwiza bwatsinzwe. Reka turebe ku mukinnyi wa kabiri. Umukinnyi wa kabiri ni umukinnyi witwa inyamaswa. Ntatinze cyane, ntabwo ndi bwongere gufata umwanya uhagije ngo nafashe ku kiyoka, kubera ko ku kiyoka nifuza gusa ko tugira ubwo busobanuro bwimbitse kugira ngo turebere ibintu mu yindi perspective irenze iyo twabireberagamo. Tumaze imyaka myinshi tuyireberamo. Ntekereza ko uyu munsi nta muntu uzongera kurebera kuko iki cyiciro uzagikurikira kuzareba ikiyoka nyine nk'ikiyoka nka Satani, kubera ko ibyo biri abstract, ibyo birazimije cyane. Ahubwo tugomba kurebera ikiyoka cya Satani mu buyobozi bwa politiki zo mu isi. Inyamaswa ninde? Ibi ngibi n'umwana muto cyane arabizi. Ubusobanuro dufite burenze bumwe bwerekana yuko inyamaswa, yewe uretse n'ubusobanuro bw'Abadventiste n'Abaprotestant bo hambere hataraza ecumenisme, bose bavugaga yuko inyamaswa cya Antikristo ari iki? Ari ubutegetsi bw'ubupapa. Na Albert Einstein utari umunyapolitiki, utari nako umuntu ushingiye ku by'iyobokamana, nawe nk'umuhanga wari uyoboye mu gihe cye, nawe baraje baramubaza bati tubwire inyamaswa ninde, Antikristo ninde birivuga? Nawe ntabwo yigeze ashidikanya, amaze kwiga Bibiliya nk'umuhanga, nawe ubwe yavumbuye yuko inyamaswa ivugwa nta yindi ari ubupapa. Ndetse umukinnyi wa gatatu uri kuvugwamo hano, umuhanuzi w'ibinyoma, ni amadini ya Giprotestanti. Amadini ya Giprotestanti yose yaguye. Izi mbaraga eshatu rero zirimo zirakora cyane kugira ngo zirangize icyo zashyiriweho mu isi. Ariko ikibazo, akenshi amaso yacu atinda kuri izi mbaraga eshatu, akenshi amaso yacu atinda ku byo leta zo mu isi ziri gukora, akenshi amaso yacu atinda cyane ku by'inyamaswa iri gukora. Uyu munsi numvise yuko papa agiye kuzajya no mu Rwanda. Mvuze ibyo ngibyo kubera ko abenshi mu bakurikiye ibyigisho aho muri iryo no ku isi dukoresha ururimi rw'Ikinyarwanda. Niyo mpamvu bivuze biragoye cyane kuzabona abantu bazahagara murongo w'ukuri bakavuga nk'uko Abaprotestant bo mu gihe cyo hambere, Protestant bahaguruka, bashobora guhaguruka bakavuga bati ariko ubu ntabwo ari nyir'ubutungane, hoya iyi ni inyamaswa, uyu ni Antikristo, uyu nguyu ni Antikristo, niho imyuka mibi irindiwe mu butegetsi bwe. Hari umushuti wanjye njya nkunda kureba stati ze, nta nubwo nzi komata, buri gihe akenshi stati ye ajya akunda kuvugaho ati
who is the remnant. Iyo statiye ntabwo umuntu muvuze iginkangura cyane, igituma nibaza nti am I the remnant, biravuga ngo ninde wasigaye. Statiye iginkangura ko ituma nibaza koko naba mpagaze mu basigaye. Ese byibura niba hari umuntu umwe mw'isi usigaye ku mahame y'ukuri, yaba ari nge? Buri gihe ako kantu kajya kankangura iyo yapostinze ako kantu. Rero murabona yuko izi mbaraga eshatu nubwo ziri gukora pe ibintu bigaragara nk'ibisohoza ubuhanuzi, kambabwire ndajya bamenyeshe yuko nubwo bari gukora ibitangaza, nubwo bari gusohoza iby'Imana bavuzeho, ariko sibyo bizatuma ubutumwa, sibyo bizatuma isi irangira. Bari gukina uruhande rwabo neza, ariko si wazatuma imperukiza. Bari gukina uruhande rwabo neza, ariko si wese ategereje kugira ngo afunge igitabo avuge ngo umubare w'imbata bagenzi banyu umaze kubarwa uruzuye. Oya. Hari undi mukinnyi ugomba gukina uruhande rwe neza, kandi uwo nguwo ni umuvugabutumwa. Matayo 24:14 atubwira neza ikigomba gutuma uyu murimo urangira. Aranditse kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo be ubame bw'ubwamiza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko igenze ite ize. Ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose. Impamvu icyigisho cy'uyu munsi gifite insanganyamatsiko y'ikibazo ivuga ngo mbese ubutumwa bwiza bwananiwe inshingano yabwo, bwananiwe gusohoza umurimo wabwo. Ikibazo kirihe? Urabona yuko ikizatuma imperukiza ni uko ubutumwa bwiza buzarangiza inshingano yabwo. Muri Matayo 24 Yesu yavuze ibimenyetso bizabaho mu ruhere ku 4-6. Yesu arabasubiza ati mwirinde atagira umuntu bayobya, ko benshi bazabita izina ryanjye bati ni jye Kristo, bazayobya benshi, muzuva iby'intambara nimubaza intambara, mwirinde mudahagarika imitima ko bitazaba kubaho. Ariko imperukiza bitaragenza gute? Itaraza. Uyu munsi turumva intambara muri Kongo, uyu munsi turumva intambara i Bugande, uyu munsi turumva intambara muri Ukraine, uyu munsi turumva intambara muri Mali, uyu munsi turumva intambara hirya no hino ku isi, uyu munsi turumva cryptocurrency, uyu munsi turumva ukuntu za banki ubukungu burimo buragwa, uyu munsi turumva ukuntu no kugurishwa bigiye guhagarara, uyu munsi turumva ni byinshi kandi ni by'ukuri koko. Okay, harimo n'iby'impuha, kuko harimo n'iby'impuha iyo ucukumbuye neza cyane. Hari n'ibyo usanga abantu banabeshya, hari ibyo usanga media zikoresha zibeshya. Ntabwo ngiye kujya muri ibyo, kuko iyo uvuze iby'ukuri witwa conspiracist. Reka ibyo mbyihore kuko icyigisho kigendereye. Ariko ibyo byose nubwo byaba n'iby'ukuri, Bibiliya yavuze ngo imperuka izaba itaragenza gute? Imperuka izaba itaraza. Ikizatuma imperuka iza ni iyihe? Ariko abo turi kwigana imperuka, mwumve ko imperuka turi kuvuga ntagaruka kwa Yesu ku bicu. Oya, abizi icyigisho cy'ejo mwabonye yuko imperuka iba ryari. Imperuka iba igihe ubutumwa bwiza bubwirijwe, umuntu agafata icyemezo cyo guhagarara umuhande, uwakiranirwa agafata icyemezo cyo gukiranuka, uwaranira umutima agafata icyemezo cyo kuba uwera. Ibyo ngibyo nibyo byitwa imperuka, cyangwa nibyo byitwa birarangiye, kubera yuko ubutumwa buba busohoje icyo Imana yavuze. Haleluya. None ko ku isi hari abantu benshi, kandi bose bakaba bavuga yuko babwiriza ubutumwa bwiza, aba bantu amaherezo yabo ni ayahe? Ese ubutumwa bwiza bwaba ni ikibazo cy'ubutumwa bwiza cyangwa ikibazo cy'ubutumwa bwiza? Ku imperuka idahera ko ize, ikibazo ni iki? Ikibazo ni iki? None ikizatuma imperuka iza ni uko ubutumwa bwiza buzagenza gute? Buzabwirizwa. Uyu munsi igitumye Yesu atwihanganira ni uko adashaka ko hagira umugenza gute? Urimbuka. None bwoko bw'Imana, ndashaka kubabaza ikibazo. Uyu munsi ku isi hari amadini angahe? Buri dini ryose riri ku isi rivuga yuko icyatumye rivuka ari ukugenza gute? Ari ukubwiriza ubutumwa bwiza. Nakoze ubushakashatsi ngo ubu buri imbere yanyu. Nakoze ubushakashatsi ndangije mbaza Google nti hari amadini angahe ku isi? Murabona imbere yanyu hari amadini angahe ku isi? Mushingiye ku byo Google yansubije. Google irasubiza ngo hari amadini 45,000 ariko mu madini ya Gikristo gusa. Ntabwo bashyizemo abandi 45,000. Aya madini ni menshi cyane make. 45,000 kuvuga amadini, kuvuga imyizerere. Abantu bafite uburyo bw'imyizerere burenga 45,000. Murumva ni bwinshi cyane bukeye.
kandi buri wese ugiye gushinga imyizerere mishya avuga yuko intumbero ye ari ukugenza gute, ari ukubwiriza ubutumwa bwiza. None ikibazo ko abantu bose bavuga ko bari kubwiriza ubutumwa bwiza, ese aba bantu bose ikibazo, kuko umuntu wese ugiye gushinga, nimureba mission na vision za buri dini, nabikoze ubushakashatsi, buri mission na buri vision ya buri dini, idini iryo ari ryo ryose rivuga yuko ari ukubwiriza the gospel cyangwa se ubutumwa bwiza. None ikibazo, ni ubutumwa bwiza bwatsinzwe, ni ubutumwa bwiza bwananiwe kubahiriza inshingano yabwo, ni ubutumwa bwiza bwananiwe gusohoza icyatumye byitwa ubutumwa bwiza. Ikibazo kiri he? Ku isi Bibiliya twereka yuko hari idini rimwe cyangwa se hari movement imwe cyangwa hari itsinda rimwe ry'abantu Imana yashinze kubwiriza ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Ibya 14:6-7 yanditse ngo, nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngabubwira abari mu isi bose, bo mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose, avuga ijwi rirenga, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza kigenje gute, gisohoye. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Ku isi hari idini rimwe Imana yashyizemo ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo bubwirwe abari mu isi yose, bo mahanga yose, indimi zose, imiryango yose n'amoko yose. Ariko ubutumwa bumbiye mu kintu kimwe cyitwa ngo nimwubahe Imana muhimbaze. Kubera iki? Kubera ko iki ni igihe cyo guca urubanza. Reka babwire ikintu gikomeye. Idini cyangwa umuvugabutumwa uvuga ko abwiriza ubutumwa, ariko akavuga ko ubutumwa twari ubutumwa bwiza, ubwo butumwa bukaba butagizwe n'urubanza, ubwo butumwa bukaba butagizwe n'ikintu cyitwa guca urubanza, ubwo butumwa butarimo ikintu cyitwa kubwira abantu kubaha Imana, ubwo butumwa bukaba butarimo amategeko y'Imana no gukiranuka kwa Kristo. Ndajya babwire yuko uwo muntu uretse kuba ibyo abwiriza atari ubutumwa bwiza, ahubwo mu ntazi n'icyo ubutumwa bwiza ari cyo, ari kure cyane y'icyitwa ubutumwa bwiza. Ibyo abwiriza wabyita message iri aho nyine, ni ubutumwa buri aho, ariko si ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ni Imana yabidefinishije ngo ni ubutumwa bwira abantu ati nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo guca abantu urubanza kigenje gute, gisohoye. Ni ubutumwa bujyanye n'urubanza. None ikibazo, iri torero twaye ubutumwa twese turabizi, ntabwo ari njye wabivuze, ni urutorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi. Niryo torero ryonyine ku isi Imana yahagurukije irishyiramo ubutumwa bwitwa ubutumwa bwuzuye. Irishyiramo ubutumwa bubwira abantu ariko nimugomba kubaha Imana. Irishyiramo ubutumwa bwira abantu ariko mwaba murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose mubikore guhimbaza Imana, bisobanuye mu bikore kumvira ibyo Imana yavuze kuri buri ngingo zirenze ibyanditswe mu mategeko 10 y'Imana. Ni ukuvuga ngo imyambaro, imirire, imisokoreze, buri gahunda yose nicyo cyitwa guhimbaza. Mukore ibintu byose kumvira ibyo Imana, standard Imana yashyizeho. Icya gatatu, turi mu gihe cyo gucira abantu urubanza, kandi kuko iryo torero ubwaryo ryitwa Laodikiya, byitwa igihe cyo gucira abantu iki, urubanza. None ikibazo ngiye kwibaza ni iki? Iki kibazo ndashaka mwese mugisubize, abantu mukurikiye. Niba kuva mu cya 844 ariko torero ryahawe iki cyitwa ubutumwa bwiza, cyangwa se ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, twe ko turi mu madini yose, nako ko turi mu bihugu byose, turi mu bihugu byose, niko ushingiye kuri statistique niko bivuga. Ejo nandi mu gihugu kimwe cy'Abarabu pe kimurasirazuba bwo hagati, ni igihugu ntatekereza kubonamo itorero. Nafashe imodoka ngenda urugendo rw'amasaha ngahe ngiye gusenga, byari ku isabato, njya ku rusengero nanabibonye kuri Google Map. Ndavuga nti sindi bujye mu kazi, sindi bugume muri hoteli, nkeneye gufata urugendo nkajya ku rusengero. Ariko byari binematsiko kubera icyo gihugu ni igihugu cy'Abasilamu bamwe handi bakomeye cyane ku mahame ya Kisilamu. Fata urugendo ndagenda, fata urugendo rero cyane njya gusengera aho hantu, urusengero rwashunze Abafilipino n'ahantu bakodesha urusengero rw'Abanglikani. Byaranangoye cyane kubera ko nashatse ahantu handitse Abadventiste ndahabura, mbaza abasekirite muri torero ry'Abadventiste. Ariko noneho nyuma nza kubaza nti mwandange Abadventiste. Bambwiye ati nta Abadventiste tuzi, ariko tuzi Abanglikani basenga samedi n'abasenga dimanche. Ubwo uje samedi wenda n'Abanglikani ba samedi genda ujye gusengeramo hariya, kuko mageze nsanga hari agapapuro kariho logo y'itorero ry'Abadventiste. Biranezeza nsanga n'Abafilipino barimo bakodesha n'Abanyakenya n'abandi. Bref,
ariko icyo nashakaga kuvuga ni iki, ko mu bihugu byose turimo bigize isi, wumve no muri icyo gihugu gisimbare ku mahame ya Kisilamu, njye narahigire ntago ari nkuru barirana, n'amafoto ndayafite narayafashe. None ni iki gitumye imperuka itaraza? Ni uko tutabwiriza ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, cyangwa ni uko hari ikindi kibazo? Ikibazo gishingiye kuki? Nicyo nababwiye ati ndashaka kukibabaza mu kinsubiza. Ndashaka rwose tuganire. Turi mu bihugu byose, muri Afurika twarajagajaze, mu birwa bya Komo nta toro ry'Adventiste, nta kibazo, na Imana izabajyanayo, kandi nawe niba uriyo uritangize nk'uko Imana nayo yashimye yuko ubayo. Sinzi wenda umuvandimwe byanditse niba ari wari cyane batari, ariko nk'uko abanyafilipine bisanze bari mu gihugu cy'Abarabu, rwimbi Abarabu, ariko bakidebriye bakashinga itorero, nawe niba uri mu kirwa cya Komore cyangwa muri ile runaka cyangwa Trinidad et Tobago, sinzi n'ahandi, Imana uhahinduka umumisiyoneri. Ikibazo nkiri kwibaza ni iki, mu bihugu turimo ko turi presque, reka yo nareke kuva mu bihugu byose, ko turi hafi mu bihugu byose, igituma imperuka itaraza ni iki? Kuko Bibiliya yavuze ngo ubutumwa bwiza nimara kubwirizwa, kandi twabonye ko itorero twebwe ubutumwa bwiza bw'ukuri ni rimwe. Hari umutanze komantere nziza we ijyanye n'icyigisho wagira ngo twafatanyije kugitegura. Ubutumwa bwiza ntabwo natwe ubwacu bwaduhinduye, Imana iguhe umugisha. N'abandi mwese iyo mwasubije n'ibyo, Imana ibahe umugisha. Reka dukomeze mu cyigisho, nagira gusa ngo tubane mu cyigisho kugira ngo turusheho rwose kumva. Hari ikintu kimwe muri bibiri, swat ntabwo tukibwiriza ubutumwa twahawe. Icyo ubwacyo kishobora gutuma imperuka itagenza gute? Ntabwo Imana izahamagara abandi bantu ngo nibaze babwiriza ubutumwa. Oya, yarabufashe ibishyira mu biganza byacu, ibishyira mu bitabo byacu. Ubwo bivuze ngo turi mu bihugu byose dutwaye ubutumwa, ariko butari ubutumwa bw'iki bwiza bw'iteka ryose bugomba gutuma imperuka igenza gute iza. Icyo niba atari cyo gitumye imperuka itaza, hari icya kabiri. Icya kabiri ni uko twebwe ababuvuga dufite ikibazo, turi imiyoboro irwaye. Ni kimwe muri ibyo bibiri, cyangwa mu kimwe ni ibyo byombi bikubiye hamwe. Muri Luka igice cya 4 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 18 hagaragaza igihe Yesu yabwirizaga ubutumwa kiri hano ku isi, yagaragaje abakeneye kubwirizwa ubutumwa bwiza bw'iteka ryose abari bo. Ajya i Nazareti yarerewe, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka igice cya 4 umurongo wa 16 kugeza ku 18 yanditse ngo Yesu ajya i Nazareti yarerewe, ku munsi w'isabato yinjira mu sinagogi nk'uko yamenyereye, arahagarara ngo asome. Bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, arakibumbura abona igice cyanditswemo ngo umwuka w'Uwiteka ari muri njye. Nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene, nk'uko nasurinye namwe ndifuza ko mwasurinye, ubutumwa bwiza. Muri ubu butumwa bwiza bugenewe bande? Ubutumwa bwiza bugenewe abakene, ntibugenewe abakire. Oya, ubutumwa bwiza bugenewe bande? Abakene. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri. Muribuka igihe Yohana yari afunzwe, Yohana Umubatiza, abigishwa babiri, abandi bigishwa bose baramuvuyeho bakurikira Kristo, ariko yari afite abigishwa babiri banze kumuvana kumubifuza byose yanditse, bari baramunambyeho. Yohana we yari afunzwe azi neza yuko rwose igihe cye cyarangiye, yari abizi ko ari umuranga, ko yaravuze ati iyo umuranga aje abonye umukwe we uyarangaga birangiye, we abarangije inshingano ye, yari abizi neza ko misiyo irangiye. Yesu atumye abigishwa babiri kuri Yesu, suko Yohana ashidikanyaga, niko banditse mubifuza byose, ahubwo Yohana yagiraga ngo abigishwa babiri bamuveho, bahanga amaso kuri Kristo, nk'uko na bagenzi be bari baramuvuyeho, bagenzi babo baramuvuye kuri Yohana bakajya kuri Kristo. Baje kubaza Yesu bati, ese ni wowe Mesiya cyangwa dutegereze undi? Yesu yabasubije amagambo agira ngo abereke yuko koko ari we Mesiya, ahamanya nibi ngibi ubwo yari amaze kwivugira muri igice cya 4 mu butumwa bwiza bwese bwanditswe na Luka igice cya 7 umurongo wa 22. Yesu yabasubije ngo iki? Arabasubije ngo, arabasubiza ati, nimugende mubwire Yohana ibyo mubonye n'ibyo mwumvise, impumyi zirahumuka, abacumbagira baragenda, ababembe barakira, ifa amatwi birumva, abapfuye barazurwa. Aya magambo nasonye yanditse ngo abakene barabwirwa ubutumwa bwiza. Kambabwire, ntabwo Yesu yari kwibeshya inshuro ebyiri. Iyo aza kuba atazi neza icyo yavugaga, Yesu yagaragaje yuko ubutumwa bwiza bugenewe abakene gusa. Ubutumwa bwiza bugenewe bande?
abakene gusa. None aba bakene ni bande? Abakene muri Matayo 5:3 Bibiliya igaragaza yuko ari abakene mu mitima. Matayo 5:3 haranditse ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Murabona yuko ubutumwa bwiza bugendereye gusa ababukeneye. Ni abantu bafite inzara n'inyota y'ubwo butumwa bwiza. Ntabwo ari abantu mitima yabo bigize banajyuwa badashaka Imana, oya, ahubwo mu bigaragara wagira ngo Yesu yari azi abantu bafite ibintu bibiri baranga: abakene n'impumyi. Murabona yuko nibo bantu Yesu yari agendereye. Murabona abibwira yavuze yuko abakene n'impumyi, impumyi zirahumuka, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza. None bwoko bw'Imana kababaza, muri Bibiliya haba hari abantu bagaragajwe yuko uko Imana ibabona bitandukanye n'ukuntu bibona? Ni bande Imana ibona ko ari abakene ndetse bakaba n'impumyi ariko bakaba batemera imimerere yabo y'imbere mu mutima kandi ari bagenewe ubutumwa bwiza? Ubutumwa bwiza bugenewe kubwirwa abantu bose. Ubutumwa bwiza bwagenewe kubwirwa isi yose, ariko abantu buzagirira umumaro, abantu Imana yageneye yuko bwagira umumaro mu buryo bw'umwihariko, ni abakene n'impumyi. Ibyashiwe 3:17 hagaragaza abantu bonyine Imana yagennye yuko bagomba bitwa abakene bakaba n'impumyi. Iyo bemeraga ko ari abakene, ubutumwa bwiza bwakabagira umumaro, bwagasohoje umurimo wabwo. Ariko igituma budasohoza umurimo wabwo ni uko baharira n'Imana. Imana iravuga ati muri abakene muri impumyi. Batubireka reka bati twe turi abakene, turatunze, turatunganiwe, ntacyo dukennye. Imana ariko muri abakene batoya, twe turatunze. Ibyashiwe 3:17 ubutumwa bugendera Laodikiya, kandi Laodikiya byitwa abantu bari mu gihe cy'urubanza cyangwa cyo guca abantu urubanza, nta bandi n'Abadventiste umunsi wa karindwi. Kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi atunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Kambabazi, Yesu ko yavuze ati abakene barimo barabwirizwa ubutumwa bwiza, yanabisubiramo muri Luka 7 akongera akabwira abigishwa be Yohana ati umva reka mbabwire rwose, genda ubwire Yohana utabakenera kubwirizwa ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ko bwagenewe abakene, kandi Imana ikabishaka ko Abadventiste twemera ko turi abakene. Ese kutemera imimerwe byacu aje byabigiri gutuma ubutumwa bwiza budasohoza inshingano yabwo twahawe? Kuki tutemera imimerwe yacu bwoko bw'Imana? Kuki tutari kwemera uko Imana itubona ko ari byatuma inshingano cyangwa se ubutumwa twahawe butugira umumaro? Ubutumwa bwiza bugendewe kubwirwa abantu bose, ariko ababugiramo inyungu cyangwa se abo benefitinga mu Kinyarwanda cyiza mbivuga, ubutumwa bwiza abantu bugirira umumaro ni abakene. Kandi Imana itoranya itorero ubwaryo yarize imimererwe yaryo, yashimye yuko ryakemeye yuko turi impumyi, turi abakene, ariko turimo turaharira nayo ku buryo ubutumwa bwiza niyo mpamvu butari kugira umumaro, niyo mpamvu butari kugira icyo bugeraho. Turashaka kubwiriza abandi ubutumwa pe, dufite ishyaka. Amavuno twumva twayakora, amafaranga twumva twayatanga, insengero twumva twazubaka, korari reka sinakubwira, uniforme ziragurwa, na DVD zirasohorwa, reka mbabwire, gahunda zirakorwa, mifemu sinakubwira, imyenda barahindagura, ibyiciro biriyongera, nyamara ibyo bintu byose nta kintu bimaze mu gihe cyose umatemera ko ari umukene. Turumva twagira abandi umumaro, ariko twebwe ubwacu dushaka kwicara hasi ngo twige iby'Imana idushakaho, twemere imimererwe yacu kugira ngo Imana iduhindure. Icyo kintu cyo kwibwira yuko turi abakire, ikintu cyo kwibwira yuko dutunze, icyo kintu Imana icyanze urunuka, nicyo kibangamiye ubutumwa bwiza kugira ngo bisohoze icyatumye tubuhabwa. Mu Migani igice cya 28:11 tugiye kuvuga amasomo abiri tuyatindeho cyane tunagana ku musozo. Imigani igice cya 28:11 yanditse ngo umukire yiyita umunyabwenge, ariko umukene ujijutse aramugenzura akamuhinyura. Iri somo muribika ahantu. Umukire yiyita iki? Umunyabwenge, ariko umukene ujijutse. Mukurikire mutege amatwi neza, buturi kwiga imigani. Umukene ujijutse agenzura uwo mukire wita umunyabwenge, agahita amuhinyura akamumenya, akavuga ati nakumenye yuko nubwo wita umukire, nubwo wita umunyabwenge, nta bwenge ufite burya. Iri somo ribizigama ahantu tugiye kurisobanura twifashishije irindi ribuze kudufasha. Imigani 26:11. Imigani 26:11 haranditsemo nk'uko imbwa isubira ku birutsi byayo. Mukurikire,
nk'uko imbwa igenza gute isubira ku birutsi byayo, niko umupfapfa asubira ku bupfapfa bwe. Murakurikiye? Uko imbwa isubira ku birutsi byayo bashyiramo egalite bihwanye, nuko umupfapfa asubira ku bupfapfa bwe. None bagiye kutubwira iyo mbwa isubira ku birutsi byayo ninde. Baravuze ngo mbese wabonye umuntu wiyogeza ko ari umunyabwenge? Muribuka uwiyogeza ko ari umunyabwenge ninde? Aha, umuntu turi kumwe hano ahita bisubiza ati ni umukire. Imana iguhe umugisha. Ndishimye cyane ko uyu muntu akurikiye. Ati umukire yita ko ari umunyabwenge. Niko batubwiye Migani 20:11. None Migani 26:11 baratubwiye bati nk'uko imbwa isubira ku birutsi byayo, niko umupfapfa asubira ku bupfapfa bwe. Bati mbese wabonye umuntu wiyogeza ko ari umunyabwenge? Uwiyogeza ko ari umunyabwenge, uwo muntu Bibiliya yatubwiye ku isomo ryabanje ngo uwo muntu ni umuki? Ni umukire. Kandi mwibuke uwibwira ko ari umukire atunze atunganiwe nini? Uwibwira ko atunze kandi atunganiwe nini? Mwansubije ra? Uwibwira ko atunze kandi atunganiwe nini? Laodikiya. Mene magambo iriyogeza iti twe dufite umwuka w'ubuhanuzi, twe Imana yadutoranyije, twebwe tuvugana n'Imana, twebwe ntago dushobora kuyoba, twebwe wewe wayoba ariko ntago itorero ry'Imana ryayoba. Ni by'ukuri koko, ariko birasaba kumenya itorero ni irihe. Itorero rirenze ibyo dushobora kuba twita itorero. Mbese wabonye umuntu yogeza ko ari umunyabwenge? Mbaranje baratubaza ati none se niba tumaze kumenya uwiyemera ko ari umunyabwenge, ko Bibiliya yatubwiye ngo umuntu wiyemera ko ari umunyabwenge, uwita ko ari umunyabwenge ni umukire, cyangwa nyamaga muri Laodikiya. Uwo muntu baratubwiye ngo none se wapfa kwemera umupfapfa kumurutisha uwo? Ubwo mu yandi magambo umupfapfa ari uhwanye n'imbwa isubira ku birutsi byayo. Mu yandi magambo Bibiliya imwise Laodikiya. Dufashe isomo rirenze rimwe kugira ngo buri somo risobanure irindi, tubashe kugira ikintu kizima dukuramo. Mu yandi magambo imbwa isubira ku birutsi byayo ihwanye n'umunyabwenge cyangwa n'umuntu wibwira ko ari umukire, akiyemera, uwo muntu akiyogeza. Uyu muntu uko kwiyogeza, uko kwiyemera, uko kwishyira hejuru, bisoza bimuhinduye nk'imbwa isubiye ku birutsi byayo. Reka dukoreshe iyi context birakoresheje kugira ngo tubyumve neza, biratworohera. Ndashaka no kugana ku musozo. Imbwa isubiye ku birutsi byayo ni iyi. Reka tuvuge ko hari imbwa runaka muri quartier runaka, ubwo twese dukoresha Ikinyarwanda, reka tuvuge muri Kigali. Muri Kigali hari imbwa ku gipangu cy'umukire runaka. Iyo mbwa igize gutya mu gihe runaka kugira ngo imbwa iruke, nuko yari yabanje kurya yego cyangwa oya? Iyi mbwa kugira ngo iruke yari yabanje kurya, sibyo? None mbere yuko imbwa irya yari yabanje gusonza. Yego, yari yabanje gusonza. Murakurikira rwose, ndiko n'abantu bakurikira Imana bamugisha. Ubwo none reka twifashishe urugero tubyoroshye. Hari imbwa ku gipangu cy'umukire runaka witwa A. Iyi mbwa igize gutya irashonje. Imaze gusonza iragenda ibona ahantu amagufwa cyangwa ibona ahantu ibintu, irangije itangira kubirya. Kubera ko irashonje ikeneye guhaza inda yayo. Imaze kurya irimo irarya, byari biryoheye? Yego, byari biryoheye. Irangije kurya yumva biraryoheye, uko irimo irarya ibyo bintu bikujya mu nda yayo, ariko mu kanya gato bya bintu yariye biyigwa nabi. Biyiguye nabi, imbwa iravuga ngo ibintu binguye nabi, kugira ngo mpa amahoro inda yanjye ngomba kujya kugenza gute? Kuruka. Imbwa iragenda iruka ibyo bintu yariye. Imaze kubiruka, hashize akanya runaka, imbwa irongera igenza gute? Irasonza. Imaze gusonza ishaka icyo kurya irakibura, ariko inyuze ku ruhande ihabona ibintu yagenje gute? Ibintu yarutse. Irangije ibisubiraho, iragenda igenza gute? Irabirya. Batubwiye ngo iyi context y'imbwa ihwanye n'umuntu wiyogeza ko ari umunyabwenge, kandi yogeza ko ari umunyabwenge. Batubwiye mu Migani 28:11 yuko uyu muntu ari umukire. Umukire wiyita ko ari umunyabwenge. Kandi umuntu wiyita umukire, Bibiliya bitubwiye mu Byahishuwe 3:17, uko wibwira ngo ndi umukire, ndatunze natungane. Iyo ni yo mimerere ya Laodikiya, imimerere yacu twebwe abadventiste. Umuntu ashinga ijosi akanga kwemera umucyo, akanga kwakira icyo Imana yavuze, akanga kwemera ibyo ibihanurwa, gusa kubera kushinga umurondera ahantu hamwe akavuga ati oya sinzava, ntago nzemera ibi, kubera wowe bivuze
bitewe n'umwanya urimo cyangwa washyizwemo, bitewe n'umugabane ngomba kukureberamo, ntabwo nshobora kwemera ibyo. Uribwira uti ndatunze, nta muco Imana yampa, ndatunganiwe. Umva igitumye ubutumwa bwiza budasohoza umurimo wabwo. Umva igitumye ubutumwa bwiza budasohoza icyatumye Imana ibushyiraho. Ni bangahe muri twe, kambivane mu mvugo sho tubizane mu mvugo irwo rero wese kubyumva. Ni bangahe muri twe ubutumwa bwiza bwagezeho tukumva turashaka kuburya buraturyoheye bukadutera kuzinuka ibyaha runaka? Bangahe muri twe bari bararetse kwisiga ibintu runaka bakabivamo? Abasore bangahe bambaraga pocket baziretse? Abasore bangahe bambaraga amacupa bayavuyeho? Abakobwa bangahe bambaraga za mene barazireka? Ni bangahe banywaga inzoga barazicikaho? Muri twe ni bangahe barabasambanyi bari bagaza pornography bakazivaho? Ni bangahe muri twe basuzugura ababyeyi? Ni bangahe muri twe bari baranze ibihe byo gusenga ibisaka bari barabifashe ubutumwa bwiza bukabajya? Ni bangahe muri twe bari abanyagasuzuguro, bari abanyamahane, uyu munsi bagasengera imimererwe yabo bakumva barihannye? Barahari cyangwa ntabahari? Kuri twe ntureba abandi, wireba ubwawe. Nujya gusubiza ngo turahari, wivuga ubwawe uti ndahari cyangwa turahari. Ntureba abandi, wumve ko ari we Imana iri kuvugana nawe. Ubutumwa bwiza bukugezeho, uraburya, umaze kuburya wumva hari ibitsinditse muri wowe, wumva hari ibintu watangiye kunesha mu gihe runaka. Muri periode runaka imbwa yariye ibintu kuko yari ishonje. Kuko ubutumwa bwiza bugenda wagenje gute? Abafite inzara, niko biratubwiye. Yesu yavuze ati genda ubwire Yohana ngo abakene bari kubwirizwa ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bubwirwa abafite inzara gusa. Kandi imbwa mbere y'uko irya yari yashonje, ariko ibyo yariye kuko bitagumye mu nda yayo yaragiye irabiruka. Ubutumwa bwiza ni ibintu bingahe bwatumye dunesha, bugatuma tugira imimererwe runaka Uwiteka ashima. Ariko bitewe nuko muri periode runaka tutabanye n'Imana, ko biravuga ngo Bibiliya ivuga yuko iyo umupfapfa n'uwibwira mutima we ngo Imana ntigenje gute, ntayiriho. Ni kangahe bitewe n'ubupfapfa bwawe, ko biravuga wapfa kwemera umupfapfa kuburutisha ubo? Kangahe energy yawe yazamutse bitewe n'uko energy yawe yazamutse? Uyu munsi ni abakobwa bangahe bari baretse ibisuko babisubijeho? Ni abagore bangahe uyu munsi bubahaga abagabo basigaye basuzugura? Ni abagabo bangahe baravuye mu nzoga basubiyeho? Ni abasore bangahe baravuye kureba porno uyu munsi basigaye bazireba? Ni abakobwa bangahe uyu munsi bararetse ibyo gutendeka uyu munsi basigaye batereta abahungu 10 bakinisha imitima y'abantu kandi bikavuga ngo icyo cyaha Uwiteka cyangwa urunuka? Ni abantu bangahe bitewe nuko uyu munsi ni abangahe bari bararetse gahunda yo imiriri Uwiteka atemera uyu munsi bakaba barasubiye ku byo kurya Uwiteka byabuzanyijwe? Ni abantu bangahe? Niki cyatumye usubira ku birutsi? Niki cyatumye usubira ku birutsi byawe? Ahari ntabwo ari uko wiyogeje kuri umunyabwenge. Ahari si uko wibwira kuri umunyabwenge kandi Imana ishaka ko wemera yuko uri umuswa, uri umukene. Rahira ko nta bintu Imana yabuzanyije, ubutumwa bwiza bwari bwaraguciyeho, uyu munsi wasubiyeho. Nturebe ku bandi, wirebeho ubwawe, kuko twabonye ko igitumye ubutumwa bwiza butarangiza inshingano yabwo ni kimwe mu bibazo bibiri. Swat nkitwe nk'itorero ntituri kubwiza ubutumwa bw'ukuri, cyangwa twe twitwa ko tubuhagazemo bw'ukuri, twabavuga butumwa. Yiba Imana yamfasha iki cyigisho ababwiriza bagenzi banjye bakagikurikira, ko n'ababwiriza batajya bakurikira ibyisho bya bagenzi babo. Ntabwo ubutumwa bwiza bwari bwaraguciye ku bintu runaka uyu munsi ukaba warabisubiyemo. Saba Imana umere nka Dawidi uvuga uti ayi Imana ndondora umenye. Imana ikwereke koko ibyo wasubiyeho. Umva igitumye ubutumwa bwiza butarangiza inshingano yabo. Umva igitumye ubutumwa bwiza butari gusohoza umurimo wabwo, kuko ubundi ubutumwa bwiza bwagatumye ubutumwa bwiza Yesu yavuze ngo buzaba ubuhamya bwo guhamiriza amahanga. Ntabwo ari ubutumwa bwo kuvugishwa amagambo. Ikizatuma ubutumwa bwiza burangiza inshingano yabwo ni uko ababutwaye ubwabo bagomba kubona bari abahamya. Oya, abantu bakureba bakavuga bati uyu muntu arasa n'ubutumwa atwaye. Ntabwo ikihanishije umusirikare w'umuroma asanga Yesu yapfuye ntabwo ari amagambo Yesu yamubwiye. Oya, yaraje amucumitse icumu mu rubavu, abonye amazi amuvuyemo mukijije, aravuga ati ni koko
uyu yari n'umwana w'Imana. Oya, umupfu yabashije kubwiriza, kuko gupfa bisobanuye gupfa kuri kamere. Duramutse dupfuye kuri kamere, twabapfuye kuri kamere, imimererwe yacu yo kuba abandi baza bakadusanga twarapfuye. Pawulo yaravuze ati njye nabambanywe na Kristo sindiho. Bangahe muri twe bapfuye kuri kamere? Uretse kuba tuzirata tuti njyewe nakwereka uwo ndi, burya ngira kamere yo kuvuga nabi, nta n'isoni ukanabyirata. Njye burya ngira kamere, njye nuko nteye, njye nuko umeze. Nuko umeze, warangiza ukavuga ngo twe ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, warangiza ukanegura abandi uti ariko bariya ni abanyedini, cyangwa bariya ni abagatolika, cyangwa bariya bari muri ecumenisme. Wowe ko ari wowe ubangamiye ubutumwa bwiza ngo burangize umurimo wabwo, kuko ubutumwa bwiza bugomba kuba ubuhamya, kandi umuhamya ntabwo ari uvugisha amagambo. Imibereho y'ubwira agenza gute? Irabwiriza. Ikizatuma imperuka iza, ikigomba gutuma abantu bashyirwaho ikimenyetso, umubare w'imbata z'Imana ukuzura, twayibonye, ni uko ubutumwa bwiza bugomba kubwirizwa mu mahanga yose, imiryango yose, imimuko yose. Ni byiza pe, tunyanyagire isi tuyibwirize. Nanjye ni umuvuga butumwa, murabizi, ndagenda. Mwese ndabashimira iyo dushyizeho video tuti muzaduha inkunga. Ndababwiza ukuri, mwese uko muri aha muritanga, Imana ibaha umugisha, ndabibashimiye, mpora mbishima iteka. Ariko bwoko bw'Imana byaba bibabaje, hari abantu mbona bitangana za miliyoni 2, 3, magana, abitangana n'amafaranga 500. Hari n'uwitanga 500, yavuze muri video y'ubushize, nkavugana uyu muntu witanze 500, hari n'igihe nshaka kuyamusubiza, nkavugana ariko nawe nayafashe, nayasabye ko nanjye ndayamurika. Ariko mba nibaza, uyu muntu utanze 500 koko ubu ntigo mu ibyo kurya? Hari igihe umutima uza pe ukabimbwira. Ariko nareba ukuntu mwibaze turamutse tubuze ubugingo n'ukuntu tuba twaritanze, twarakoze iyo bwabaga. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko twanze kurekura, twabereye inkomyi ubutumwa bwiza ngo burangize umurimo. Ariko icyigisho kiri kumvikana cyane ngo kiri kumvikana. Saba Imana cyane kugira ngo icyigisho cyumvikane ku murongo wacyo. None ikibazo twakibaza ni iki? Ko mu bigaragara, ndashima Imana ko hari n'abantu muri commentaire banditse batumva ni njyewe pe, ni nje iyo mimererwe ndumva ari nje, kandi pe umuntu wese waba ufite umwuka w'Imana yabona ari we. None ikibazo twakibaza ni iki? None ko ariko tumeze ubutumwa bwiza, kandi nitwe tugomba kububwiriza, nta bandi twe tugomba kububwiriza. None ko ubutumwa bwiza nitwe tugomba kugenda ayo mahanga yose, nitwe tugomba gushaka amafaranga yo gushyigikira, nitwe tugomba guhagarika inshingano zacu kugira ngo turangize umurimo, nitwe ubutumwa bwiza tugomba kubutwara, ko twayibonye. Ntabwo ari abagorozi, ntabwo ari abasohoka mu itorero, ntabwo ari abavuga ngo itorero baburori tuba bazarangiza umurimo. Ni abadivantiste biyeguriye umurimo. Nubwo batukwa, nubwo itorero ryaba ritabemera, nubwo itorero ryabita injiji rikabita ibicibwa, bapfa kuba bahagaze amahame kuri kwa kidivantiste. Abo n'abantu bazarangiza umurimo. Ibyo ngibyo ababwiza benshi babikoze ibyigisho. Ariko ko ari twebwe, niba wumva ari wowe pe, nanjye nkuko numva ari nge, none ikibazo imimererwe yacu ko natwe igiye kubangamira ubutumwa. Muri iki gihe twigenzuye muri no myaka 2 gusa, imyaka habayeho gucencura ubwacu, abavugaga yuko ari batwaye ubutumwa, bangahe kamere zabo zamaze kugaragaza nazo ubwazo zikabangamira ubutumwa. Iyi Imana igaragaje umuntu, ntabwo ibigira ngo uwo muntu imucireho iteka. Inshuro zose Yesu yingingaga Yuda, mu gitondo nigaga icyiciro cya Yuda, mu gitondo muri personal devotion yanjye, mu gitondo nigaga icyiciro cya Yuda. Inshuro zose ngo Yesu yingingaga Yuda, ntabwo ashaka kumutamaza, yagiraga mwingingire ngo byibura afatirana amahirwe amwe yihane. Nawe ni Imana igaragaje yuko uri umunyakamere, uri umunyamagambo, uvuga nabi, ukunda amafaranga, wacishijweho inkunga z'abantu aho kugira ngo uzikoreshe urazirya. Imana yaguhaye amafaranga yo gukora umurimo, uyakoresha ibindi. Abantu wateranyije abantu, warasambanye, wahunze uva mu mujyi ujya mu cyaro, ugeze mu cyaro urasambana, utera abagore abandi. Ibi ndi kuvuga nuko nzi neza ko ari ibintu byagiye mu bantu b'Imana. Iyo mimererwe niyibangamiye ubutumwa bwiza ngo burangize umurimo. Iyo mimererwe none ko ariko bimeze, dukora iki? Iki kibazo muri kukibaza cyane, muri kukibaza. None ko ariko meze, Mana yanjye nkora iki? Ko mbona nasubiye ku birutsi nka mbere, nkora iki? N'icyo kibazo uri kwibaza, waba uri mu murongo mwiza. Ariko uramutse urakaye ukamera nka Yuda, ukamera nka wa musore w'umutunzi, waba uri mu murongo mubi, ko waba ufashe inzira iganira imbukiro. Ndagusabira kugira ngo ntumere nk'umusore w'umutunzi,
umusore w'umutunzi uboneka muri kuki 18 yasanze Yesu pe yifuzaga nawe kujya mu ijuru. Iyo Yesu amubwira amaje ati mwigisha mwiza nkora iki kugenda kubugingo buhoraho, Yesu yamubwira ati genda wibire muri Yorodani 7, yari gutagenda akabikora. Ese amubwira ati genda utange kimwe mu 10, yari gutagenda akabikora. Ese amubwira ati ubaka insengero cyane ko afite amafaranga yo kugenda akabikora. Ariko Yesu yamubwira ati usigaje ikintu kimwe, icyo kintu kimwe ndagusabye genda ukigurishe. Icyo kintu kimwe cyakubase, icyo kintu kimwe bari cyo ushyiraho focus yawe, wisa nujarajara. Fata umwanya amasengesho yawe uyashyire kuri icyo kintu kimwe kugeza kiguzwe. Kugurisha icyo kintu kimwe erega no kukirekura, kugurisha icyo kintu kimwe erega no kucyereka Yesu kugeza kikubatuyeho. Icyo kintu wasubiyeho bari cyo utinzaho umwanya wawe munini. Sengera kamere yawe ubwire Imana uti Mana dore mfite kamere iteye itya, Mana dore meze ntya, Mana dore kuntu naguhemukiye, naragutengushye Mana. Aho kugira ngo ufate umwanya usenga uti rwose dufashe amaterano agende neza, nubwo utabisengera araza kugenda neza. Muvuga butumwa rwose ya leta turagusengera, nubwo utansengera ubutumwa ndabuvuga. Ntago nanza bansengera, nkunda abantu bansengera. Ariko Mana rwose fasha umurimo wawe urangire, nubwo utawusengera uzarangira. Imana iragira ngo usengere kamere yawe ko niyo utumye ubutumwa bwiza butarangiza inshingano yabwo. Icyo kintu kimwe nicyo Yesu agusaba ngo usengere. Uwo musore mutunzi Yesu yaravuze ngo birakomeye. Luka 18 ni naryo somo tugiye gusorezaho. Luka 18:25-27. Yesu amaze kubwira uwo musore rwose abonye yuko umusore abyanze, Yesu amwinginze ati fata icyo kintu cyakubasa bari cyo usengero gicikeho. Erega ugenda ucyature. Erega ntabwo biteye ipfunwe kuba waba uri umuvuga butumwa ugasanga abantu bahemukiye ukabwira uti mumbabarire. Erega ntabwo biteye ipfunwe kuba hari ikintu cyambayeho, ntabwo ngiye kwivuga neza. Hari ikintu cyambayeho wenda abakizi barakisi na ngombwa yuko hagira abagishyiraho komanteri, ndabasabye. Hari ikintu cyambayeho ngewe recently kandi umuvuga butumwa. Icyo kintu numva kirambabaje, cyamfashe imbaraga ndavuga ntoya ntabwo nshaka kuzarimbuka, cyangwa ubutumwa nabwirije bugaseba. Nsanga nabo bantu babiri ndagenda baturira kugeza ubwo abo bantu barambwiye ntabwo twatuzi ko dusaba imbabazi kuri iki kintu. Ba nyiri ubwite barabizi. Ntabwo byabiteye isoni kuba wavuga uti, kuko reka mbabwire bantu b'Imana, turi mu nzira ijya mu ijuru, dusigaje akanya gato cyane isakagaga. Iteka ryose mbatse Imana, ntabwo dufite ibintu twahombye. Murebe abantu b'Imana, murebe akazi mwahombye, murebe akazi abantu baretse, murebe abantu birukanywe mu tuzi, murebe abantu bemeye gusa, murebe igisebo twafashe, murebe ukuntu twiswe imbwa, murebe ukuntu twiswe injeji, murebe ukuntu twiswe abaka, murebe ukuntu twiswe, murebe parcours umuntu w'Imana yagenze. Ariko akantu kamwe kakazatuma ubura ubugingo buhoraho. Nicyo Yesu yavuze ngo biragoye cyane, icyoroshye nuko ingamiya yanyura mu zuru ry'ushinge kuruta uko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana. Muri ku mutunzi, ariko umutunzi biratubwiye ngo ni umukire wiyita umunyabwenge, kandi ni umuntu wiyogeza ko ari umunyabwenge. Mwabibonye uyu muntu bikamusubiza ku bintu yari yararetse, wari warabirutse ariko bisubiyeho. Nutumvira ubukire bwawe kuri kimwe ubyumvire ku kindi. Nutumvira ubukire bwawe ku kwiyogeza, ku narya yawe, kuri kamera yawe kwishyira hejuru. Wumvire ubukire bwawe ku kuba warasubiye ku bintu wari wararetse. Ibyo nutabyumvira ubyumvire kuko Imana ikwita Laodokeye. Akazu yazo uvanga ukuri n'ibinyoma, uvanga ibishyushye n'ibikona. Ibyo nutabyumva sinzi imvuga Imana yakoresha kugira ngo ikumvishe imerwe yawe igutere kwihana. Kubera iki? Kuko ibyo nibyo bituma ubutumwa bwiza butagira impinduka bushyira mu mitima yawe, kuko ubusanzwe ubutumwa bwiza bubereho kubwirwa abakene. Hahirwa abakene mu mitima yabo, kandi abakene bari kubwirizwa ubutumwa bwiza. Abantu bamaze kubyumva Yesu aravuze ati ubwo bimeze bityo se hazakizwa nde? Ntushobora gukizwa. Yesu yabashubije igisubizo cyiza arababwira ati ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Haleluya. Ibidashobokera abantu ku Mana bigenza gute? Birashoboka. Hano dusoreje. Sanga Imana, usengere kamere yawe ariko ufite kwizera. Wisange wizeye yuko ubwo yakijije abameze nkawe, nawe yagenza gute? Yagukiza. Yakobo yari umunyamujinya. Sanga Imana ibwira uti Imana, ndi umunyamujinya nka Yakobo. Ndi mwene nkuba, njye mfite umujinya watuma njyewe n'ubugingo buhoraho mbubura.
ubwo wakije Yakobo akaba azajya mu ijuru, nizeye ko nanjye umujinya wanjye uzagenza gute, uzawunkiza. Ntabwo uri umusinzi kuruta Nowa cyangwa Loti. Ntabwo basinze bagakora amahano. Sanga Imana ibwira uti Imana, dore inzoga zarananiye, ariko ubwo Loti azajya mu ijuru, nanjye nizeye yuko ubasha kunkiza inzoga nkazajya mu ijuru. Niba uri umusambanyi, ntabwo uri umusambanyi kuruta Yuda wanakomotsweho Kristo. Ntabwo uri umusambanyi kuruta Mariya wari ufite abadayimoni barindwi ubusambanyi. Sanga Imana yibwira uti Mana, dore iki cyaha cyarananiye, ndakwinginze, ngusanze mfite kwizera. Ubwo wakije Mariya, nanjye wankiza bikemera. Ibidashobokera abantu ku Mana bigenza gute? Birashoboka. Maze imibereho yawe ihindutse izabe ubuhamya, bityo ubutumwa bwiza bwagize impinduka nziza muri wowe buzabe ubuhamya bw'abameza amahanga, nibwo imperuka izahera ko ikaza. Ubutumwa bwiza bugasohoza inshingano yabwo. Reka ubutumwa bwiza nubwo mbere yo kubwiriza abari mu isi yose, amahanga yose, imiryango yose n'amoko yose, reka babwirize, ariko abo bugomba kubenefitinga, abo bugomba kugira umumaro, ni abari mu itorero ryasigaye. Imana igufashe kugira ngo ubutumwa bwiza bugire umumaro bwagenewe umutima wawe n'umutima wanjye. Nibyo ngusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Nzi neza nta gushidikanya yuko iki cyigisho kuba Imana yashimye yuko kibwirizwa cyakoze ku mutima wawe, cyakoze ku mutima wanjye. Nzi neza yuko nawe uzagikurikira mu gihe kizaza. Aya magambo wenda Imana izaba yakugeneye nawe muri icyo gihe. Imana ishimye yuko utayumvise muri iki gihe live, ariko ukazayumva icyo gihe uzumva iki cyigisho aho uzaba uri hose ku isi. Ndagusabye ngo niba ufashe icyemezo cyo kwiyegurira Imana, niba wumva aya magambo ari we yaragendereye, ufatanye nanjye kugira ngo aho uri hirya no hino ku isi dupfukame, twiyegurire Imana, dusenge. Kadusenga Imana. Nyagora ku ngoma, Mana y'agakiza kacu, tuje imbere yawe tugushimira cyane. Washimiye yuko tugira gahunda y'amateraniro, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Niwe uvuganye natwe muri uyu mugoroba, ku bakurikiye ndetse no ku bazakurikira, niwe uvuganye nabo muri ako kanya. Tugushimiye amagambo meza utwigishije. Tugushimiye yuko utweretse yuko ari twe twagutengushye kugira ngo umurimo urangire. Tugushimiye yuko impagarike zacu ari izo mbi, arizo zitumye utarangiza icyatuma umurimo urangira tukava mu isi tukajya mu ijuru. None ubwo uvuganye natwe, tukaba twisuzumye tugasanga koko twaragutengushye, twarakubangamiye, twaragwabije umurimo wawe, duciye bugufi, tugusabye imbabazi. Utubabarire ibyo twagutengushye Mana. Wakira ukwitanga kwacu Mana. Urebe uburyo turi kuniha mu mitima yacu, tubabajwe cyane n'imimererwe yacu. Mana, turi babi, kakoze ibyangwa n'amaso yawe. Wavuze yuko uza aho uri utazamwirukana hato. Turaje utubabarire. Nta kindi kintu dufite cyadukiza uretse kugusaba imbabazi z'imererwe yacu. Mbega ukuntu inarijye yacu no kwishyira hejuru aribyo byatumye utavugana natwe, ubutumwa bwiza butagira impinduka nza mitima yacu. Mbega ukuntu twiyogeje tukibwira yuko turi abakire, tukibwira yuko turi abanyabwenge, kandi byari byo bitugira abapfapfa bari hanyuma y'abandi. Bikaba byaratumye dusubira koko turigenzuye dusanga ikimenyimenyi nuko twasubiye ku twari twararetse. Mana, utubabarire, duciye bugufi. Wakira ukwitanga kwacu. Buri muntu wese umurebana amaso y'imbabazi, ntumukureho imbabazi ndakwinginze. Ahubwo wavuze yuko uza aho utazamwirukana hato. Ubwo wavuze ko isengesho risubizwa iteka ryose iyo risenganywe ukwicuza nyakuri, ari isengesho ry'umunyabyaha wihannye. Utwakire kandi uduhe imbabazi. Uti ibyaha byacu kure nk'uko iburasirazuba hitaruye iburengerazuba. Tugushimiye ko wumvise gusenga kwacu, tugushimiye ko utubabariye, kandi tugushimiye ko uduhaye itangiro rishya muri uyu mugoroba. Tusabye Imana Data mu izina rya Yesu.